nkuko ngiye nabibasezeranije ku wa kabiri ngiye kubereka uburyo tugiye kubikuza muri ya platform nari nabahereje nkuko nabisezeranyije neza. Iyo nkubwiye ikintu mba mbizi yuko nzabigukorera kuko bambyizeye ko bikora 100%. Okay, reka dutangiye ngore ku buryo wabikuza nkuko uri kwibona muri screen yawe. Ni amafaranga nabikuje angana n'ibihumbi 7 niyo mafaranga nabikuje. Ubundi na amadolari 3.45 angana n'amafaranga 4,800 kuko gusa nifite ayandi ayisangana n'ibihumbi 7. Yego, reka nkwereke rero ngo hayi kaze ukore subscribe kuri Profit 250 gusuze kwibuka kujya muri WhatsApp channel. Niba uzi ko ari muri groupe zanjye zigemo ariko uzane muri WhatsApp channel kuko groupe zirimo zirasibwa WhatsApp zikwimurirwa muri WhatsApp channel. Reba muri video description yarimo link nshyashya. Ndagushimiye cyane wabikoze Imana igumugisha. Reka nkwereke uko tubigenza. Noneho muri hangana cyangwa se umuntu mushyashya utari usanzwe ari muri no platform arareka mbanze nereke abona sezanyije ko ngiye kubikuza muri no platform banze mbere kuko babikuza nawe niwe uza kuyijyamo uri mushyashya uze kumenya se ni gute wabikuzamo uze kwita ubimenya umenye no buryo wakoresha ubikuza. Hanyuma ku musozo ndangije kubikuza nibwo nahita ntangira agace ko kwiyandikisha no kumenya uburyo wiyandikisha no buryo ukora task n'uburyo ukora buri kimwe cyose muri video kugira ngo utaza kugira urujijo. Yego, ndagushimiye cyane Imana igumugisha. Kugira ngo ubikuze ahangaha urabizi ushaka kubikuza nukunguku uza hano kugira ngo ube ugejeje yo kubikuza byonyine nukuzuga kanda ahangaha. Ushaka kuzuga kanda ahangaha kora agakano yego ushaka kuza kwa agakano niho wenda ushaka wakora task zimwe na zimwe namvugizeho gatoya. Ahangaha nitse ngo offset cyangwa se offset uza gukureminga buri saha nibwo uza gukureminga. Wamara gukureminga ukaza nkuko nayitangiye mbibabwiye cyangwa se nabiberekaga. Noneho mu gihe cyo kubikuza ni gute wabikuza sasa. Kubikuza nuko uzuga kanda hano ngaha ugakanda hanga kuri akantu kameze nk'umutuku cyangwa se kameze nk'ikofi. Noneho ukahita uzanganitse ngo withdraw. Kuri withdraw niho uhita uza ugakanda ndetse intambwe kuyindi right on this time around. Ni gute noneho uhita usabwa ikintu usabwa cyonyine niko uza ugafata wallet address ukuye muri OKX. Udafite OKX ibijya OKX utabizi Binance utabizi nta kibazo. Izo nomero kure muri screen yawe ushaka kuzimpamagara nkagufasha ndetse nanakubikuriza amafaranga agoyoreza mu ntoki zawe kuri mobile money ubishaka cyangwa se ngufasha n'uburyo wafungura OKX cyangwa se Binance nimba utabifite. Umuntu uzi ko adafite exchange abyandika hasi muri comment nze kuhita mufasha byihutirwa ndetse na cyane gusohoka kujoininga group ya WhatsApp. Right, ngiye gufata OKX ngiye gufata link nkwe muri Binance cyangwa se nkwe muri OKX kugira ngo amafaranga abashe kuba yangiraho intambwe kuyenda. Right, noneho reka ngiye gufata address nkwe muri OKX. Noneho okay, numara kujya muri OKX iki nibuze gukora nkuko ubibona ko mfiteho zero nimbikuza rohita ubibona amafaranga mbikuje nkuko nabikubwiraga cyangwa se ko na on this time down rito kandanditse ngo deposit crypto. Ni tukandanditse ngo deposit gakanda hano wanditse ngo deposit crypto niwo wita ukanza honyine gusa ndetse nta handi kuri deposit crypto buryo. Hanyuma ugategereza gatoya. Umuntu ukanda kuri deposit crypto ikintu uhita ukora uhita uza usearching motonda kana kuri deposit crypto bitujyanga bagahita barekana usearchingira. Wamara kwa searchingira ukahita usearchingamo tone usearchingamo ijambo ngo tone. Isachinzemo tone kugira ngo ufatemo wallet address turibuze kuba twajyana mu hariya twayibikuriza urandikamo tone. Muri ukanda tone ukandeho usamwibutsa ushaka kwakora subscribe kuri YouTube channel kugira uzajye ubona n'izindi update n'ibindi biganiro byose by'ubwenge tukugezaho. Jabrest kandi Imana igumugisha. Right, okay, usearching kuri tone utegereze gato bipinge. Okay, noneho ikintu rito ukora itufata kano kantu karanga uko sliding nk'ibisanzwe nkuko ora waza ugafata kano kantu gasliding kwa kazana hano. Nugira ikibazo niba wari confusion ndi kubona cyangwa se ukibaza ngo bya OKX ni biki nakubwiye wowe uraza gukora task gusa nkuko nakoretse ibyo bakora task hanyuma ibyo kubikuza byo nzabigufashamo. Nugira ikibazo we kora task ubwize coin 0.1 urabikuza. Right, uhita ukanda copy nanga ukande copy sibyo ukande copy kuri buri kamwe. Right, sibyo ukande copy nanga ukande copy hose ndakora copy. Noneho urahita wongera uze ugaruke nyuma muri ya platform. Ukize muri ya platform ikintu tukora niki urahita uzukandanditse ngo tone wallet ukande kuri tone address sibyo. Numara ukanda kuri tone address uhita ukanda pastingemo
nimara gupestingamo ikintu ubuze kuza ariza ko hano handitse ngo mem and tag, sibyo uraza kuhakanda. Numara kuhakanda sasa icyo uhita ukora urahita ushyiramo ya mem, urahita uza gutya uyikopinge cyose muyifite ugende ukore kano okay, witongera usubire inyuma ujye gukopia ka gataga cyangwa se ugenda ugakopia twa dukora kakani kitwaga memo akakani naferikaga. Hanyuma ikintu tukora itukanda handitse ngo withdraw, sorry tukanda handitse ngo amount, ugashyiramo amount ya iyo ufite, ayo ufite hose ukayandikamo. Ngiye kubikuza 0 ni 0 n'ibice bitandatu, 0 n'ibice bitandatu kandebe neza, ni 0 n'ibice bitandatu 1972 1972 leta uyashyiramo yose. Hanyuma numara kuyashyiramo yose ubwo uraza kuhita ukanda handitse ngo withdraw. Ngiye kuyashyiraho yose hanyuma mite mbikuza nkande kuri withdraw. Okay right, ngikanda kuri withdraw ndategereza cyangwa ati unfinished fund kura yuko nayo gukata nasize. Ubwo ngiye kubi nasizemo rimwe kandi ari kujyamo 0, sibyo. Hanyuma nyine uyashyiramo neza, umara kuyashyiramo neza ukahita ukanda kuri withdraw. None ko nimara kuyashyiramo neza nkanda kuri withdraw bikahita bikunda katambwa ati ni successful, ukatambwa yuko biri muri pending, bigiye gupendinga. Ubwo ndambikuje amadolari 3 n'ibice 50. Aya ngari yangana n'amafaranga mukanyabare numve bisobanuye ko 0 n'ibice 35 by'ama USDT bingana n'ibihumbi 4,800 yego hafi 5,000 right on this time around. Uko bwatangiye mubona video, sibyo. Noneho reka mite ngaruka handi nyuma mu gihe biri gupendinga gusa ku muntu ubikuje bwa mbere bwo bwa mbere kibikuza. Noneho nagabona pending ahubwo we abona handitse ngo confirm. Ni gute rero ukonfirminga? Ni gute ubigenza? Ubwo tukupa telefone yawe ngo ni ku muntu cyabikuzamo na rimwe, sibyo. Ahita ukupa telefone yawe hano mu gihe uze kubikuza ukahita muri Gmail. Ukiza muri Gmail hano gutya ngaha, sibyo urareba muri Gmail. Numara kuyifungura muri Gmail, uyifunga Gmail yawe utegereze gatoya, uhita ubona wari agakode baguhaye kanditseho tone verification cyangwa se withdraw, ukagakandaho muri imbere muri ko bahita bagoreza akantu ko karingi k'ubururu ni kukandaho iki gihe bita byiverifying. None nawe ukahita ugaruka hano ugasanga harimo pending, nubwo hano nawe usanga harimo pending ugategereza kugeza ibaye complete akahita kugira. Mu gihe dutegereje rero ukadutegereza yuko atugeraho kuri OKX. None ko hejuru hayisaba balance ise iba 0, ubwo yabaye 0 no gutegereza amafaranga akajya muri pending. Rero yava muri pending akajya muri processing ifata igihe gito amafaranga akaba kugezeho kuri Binance yawe cyangwa se OKX yawe. Nakubwiye ngo ugize ikibazo, sibyo wayandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukamamagara kuri izo nomero za telefone kuri muri screen yawe, nkabasha kuba nagufasha intambwe kwinjiza brace. Kandi nizere ko ino video yagufashije ndetse ubayiha like ndetse n'igitekerezo cyawe n'ingenzi ku ino video. Ndagushimiye cyane, reka twikomereze. Nako yangezeho 0 n'ibice 30, 0 nako 3 n'ibice 35 uko byibonera ariko yangezeho. Nimba yangezeho rero dore ni kimenyimenyi, dore amafaranga yangezeho ni mu matone rwose nkuko nabikuje angana kuriye. Nubona ari kumanuka nakubwiye ngo ni 0 n'ibice 5, ubona ari kugabanuka. Ubonye murabizi ko tone ndazamuka ndetse ikanagabanuka, ibyo murabizi. Dore tone nayakiriye rwose 0 n'ibice 5 bamaze gukatana yindi bari kunkata. Ndi kuyabona rwose ko yangezeho on this time around. Ndagushimiye cyane. Rero tugiye mu gice cyo kubikuza. Ni gute rero babikuza muri no platform? Kubikuza rero ushaka kubikuza, ikintu cya mbere ukora uhita ugakanda aho waba uri hose, uhita ugakanda handitse kuri trade, ugakanda kuri trade. Umwana ukanda kuri trade ugategereza gatoya, sibyo. Urategereza gatoya ukaza kurebamo yuko ahangaha muri telefone yawe ahangaha harimo tone, ahangaha harimo USDT. Ni gute ukikora rero? Uraza ugakanda hehe mu gihe udabisanzemo uko biri, uraza ugakanda ahangaha, ukande kuri aka kantu. Mwa ukanakora aka kantu uraza kuhita ubona tone irahita hejuru ugakande, sibyo. Mare kuhakanda yebo. Noneho hano munsi urahita uzi ushyiremo USDT, urakanda kuri aka kantu gatoya. Mumara kugakandaho, urahita usacingamo USDT. Ugize ikibazo wamandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukamamagara agufasha, kandi sacingamo USDT urahita uyibona. Usanga bimeze gutya, uhita ukanditse ngo max, ukande kuri max, zose zitezizaho izo ufiteho zose. Nizimara kuza uhita yakwereka amafaranga uri bwakire mu madolari. Ubwo nizo n'ibice bingahe? 3 n'ibice 42. 3 n'ibice 42 niko biri buze kuba byangana, sibyo. Hanyuma itenza nkande anditse kuri preview code.
nimara kuhakanda kigira ahita bikunda ndetse neza cyane intambwe ku yindi ihite nkanda kuri combat. Nimara kuri combat kigira ahita bikunda ndetse negereze gatoya bihite biba converted. Niba converted ubwo nawe niko bigenza uhita ukanda kuri done. Wakanda kuri done ugategereza gato bigafunguka. Ubwo none tugiye mu gice cyo kuba twabikuza. None twa dufite mu matoni tuhinduye amadolari kugira ngo tubashe kuba twayabikuza. Tuza dukande kuri asset. Dukanda kuri asset tuza gusanga yagiye mu madolari, sibyo? Ariko urabona ko nubwo tuyafite hehe muri funding, muri trading. Dushaka kuyashyira muri funding kugira ngo tubashe kuba twabona ngo tuyabikuze. Ubikora gute rero? Uraza nganditse ngo transfer. Ukande kuri transfer. Nimara ukanda kuri transfer mugomba kumenya neza niba hejuru handitsemo funding na kwanditsemo trading, sibyo? Ubwo nusanga atanditsemo trading uraza ukanda ngahitse kuri udutuntu kuryo trading ijya hejuru. Nubona yagiye hejuru none uhita uzukande kuri max. Urakanda kuri max utegereze gadoya yose ahita ajyaho uhita ukanda kuri confirm. Dukanda kuri confirm ahita ajya kuri funding none dugiye tangira kuba twashyira kuri MoMo bikunde. Tugiye gutegereza nubwo dushyira kuri MoMo rero sasa on this time around. None tumara kubikora tuhita dukora iki rero? Uvuga ati reka kwako ndi nifite atatu ariko hari yandi ngiye kubikuza mfite hano kuri trading na nimbikuje make simple sibyo ngiye kuhita nyakombata nubona mbikuje menshi nibibaza ikibazo rwose ruzi ko amadolari 3 nababwiye yuko ari buze kungana n'ibihumbi 4,800 sibyo n'ukuri nayo babwiye amadolari 3. Hanyuma rero tudatinze cyane reka mumvatinge vuba cyane kugira ngo dukomeze ndetse dukomezanye intambwe ku yindi. Everything's cool, everything's okay on this time around, sibyo? Ndeta nkanda kuri max ngite nkanda confirm nayo namaze kubibereka kuno sasa. None igikurikiyeho nicyo kubikuza ubikuza gute sasa? Uraza hangaha uzukananditse ngo OKX wakande. None ko wakanda uraza kubona amahano handitsemo ngo P2P trading. Ukande kuri P2P utegereze mwereke ahantu ugiye gukanda. Birodinge ubona ibintu bimeze gutya baramuka babiguhaye ukande hano. None gukanda aho ngaho urategereza gatoya noneho urahita uza ukanandi kuri sell. Ukande kuri sell. Nukanda kuri sell ukanda kuri sell gusa umaking sure yuko ahangaha byibura ahangaha handitsemo Rwanda. Usanga handitsemo Rwanda reko wanditsemo Rwanda uburundi wose sinzi niba bomo sinzi ngo bakoresheje karetse. Okay? Noneho uraza kuza ubitewe n'amafaranga ufite mu kuko ngiye mfite amadolari 5 urumva ari amafaranga agira mu 8,000 ako bitayibonye gusa ureba ku muntu uri online, sibyo? Yari online nibyo bigutuma rero nk'uyu nguyu abagiye bagurisha ku giciro kiri hasi kisinye ko kirejo wawe inyungu yawe ariko urabona ntago ari online. Rero kora n'umuntu uri online muri mwe mudashaka gutegereza cyane, sibyo? On this time around, sibyo? Kamite nkanda kono ngaha ite nkanda hano kuri sell. Yereze bano yuko ari online, yari online nyine byihutisha service. Hanyuma none ndayitanza nkande kuri max. Itanza nkande max kwa ko nyafiteho inkanda kuri max ayo mfiteho yose yayitangira runo ndumva ndabikuza ibihumbi 7,138 yego. Ayamete nkanda handitse kuri sell USDT nkande kuri sell USDT fees 0 fees makande nimara kwakanda mete nkanda kuri sell umuntu mumagaye bayihanganye gatoya. Okay, noneho uyu umaze kugira hano ngaha nta kindi kintu itukora kuri switch method ingini bisanzwe abari kugira ngo bakore verification ese barebe umuntu ugiye kubikuza amafaranga ari kuri OKX ni nyiri OKX cyangwa n'undi muntu atari wowe na wundi muntu wakemerwa ko wakura amafaranga yawe ari kuri OKX. No mpamvu ugiye gukora verification akanda kuri switch authentication method, sibyo? Ndategereza gato. Okay, right, on this time around hanyuma noneho uhite ukanda kuri send code. Anga barayohereza handi bayohereza usibye kuri email yawe. Kuri email yawe rero ubwo niho bahita bohereza ino code kariho ujya kuhita uyisanga byose cyane, sibyo? Okay, noneho nimumara gukanda bakohereza no kuri numero yawe ya telefone nakanda hano banyohereze kuri email rero bayohereje witwa nandi ujya kuri Gmail. Ibyo ngibyo musanzwe mubizi ndetse namwe kuhinda kujya bidatinda rero cyangwa se kujya twihutisha ibintu kanegereze gatoya. Okay? Hanyuma kanegeze banyereze code ahangaha. Code ya mbere yo bayinyohereje dore ngiyi leta nyikopiye yo kuri telefone bita nyikopiye nyishyiremo hano kuno ngaha. Ugende kuyishyiramo negereze niya Gmail nayo ikabingezeho neza cyane
urabona ko yinyoherereje. Okay, dore ngiyi verification code. Iyo code banyoherereje ni 05 46 90 05 46 90 05 46 90. Hanyuma mpite nkanda kuri confirm, mpite mbikonfirima ko nakiriye, mpite nkanda kuri sell. Noneho ndahita nagurisha amafaranga angireho ibihumbi 7,134. This time alone Upo alisema kila message upo na siku kwa odo ili vile za upo ndio tedesa dao wakumbire kila message tangiye na video. Alright, on this time alone ushimira cyane ko warebye ino video kandi ukore subscribe, ukore like kuno video kugeza ujye ubona n'ibindi biganiro by'ubwenge bwose. Hanyuma sasa arakandi kantu gato ugomba kuba wamenya hano, aka kantu kanditseho chat. Aka kantu kanditseho chat igihe ubonye yatinda cyangwa se ari gutinda, ushaka kuhita wamuhamagara ukavuga ati rero maze gukora order, ndashaka ko yishyura cyangwa se umereza amafaranga. Kugira ngo urategereza gato, ndakeka ni message ko kanegereze ndebe wenda message ije ngo ni iki cyangwa se ni iyihe. Dore izi ni nomero ziwe za telefone nk'uko ndimo ndabivuga kuno, izi ushobora kuzimuhamagaraho hano nta kibazo rwose ukamuhamagara. Mu gihe dutegereje rero ugategereze gatoya message ingereho gutya hano hejuru, ningeraho nayimenya ikibindo ingezeho. Dore ngiyi hano hejuru aka kanya urabona yuko mise nakira amafaranga ibihumbi 7,131. Muri make muri no video ndaza kwereka mbikuza ubundi muri make ndi kubikuza ibihumbi 4,800, ariko kwa ko ari make nari mfite nashaka kubikuza nyuma mbikuje 7,130. Yego niyo mbikuje aka kanya. Rero muri no video ngiye kwereka uburyo ukorera no mafaranga ntagishoro nayakoreye gute. Rero ngiye kwereka aka kanya nkuko ubibona rero niko yangezeho neza ubyirebera ndetse n'amaso yawe, nuko amafaranga yisangezaho angeraho intambwe ku yindi. Nyakuye muri website ngiye kukwereka mino video cyangwa se na twatangiranye mureba. Okay, reka dutangire noneho ni gute bigine, ni gute bikorwa intambwe ku yindi. Ndagushime cyane. Okay, urabona yuko agezeho nyine. Niba amafaranga ngezeho, icyo ngiye gukora ngiye gukora icyo bita release crypto. Usubira inyuma gato, iyo wakanze ariyo hano urabona rya buto ritayisa umukara, irisaye umukara, uhita ukanda kuri handitse ngo release crypto. Iyo ukanze kuri release crypto urategereza, ugahita uzugakanda ahanditse ngo I have received. Iyo ukanze I have received urategereza, ugakanda kuri release crypto. Iyo ukanze kuri release crypto urategereza, ntabwo babirangiye, urategereza ugategereza gake akaza. Ukaguhereza ya verification nk'iyo yindi twakoze. Wakora verification kugira ngo nawe amafaranga amugereho, kuko nyine nawe agukore nyine kugira ngo nawe nkuko yakoreze release nawe abashe ko yakugeraho, nawe abashe ko yamugeraho. Hanyuma barakohereza code n'ibisanzwe hazi nka kwa kundi bayohereje, ndetse nko kwa kundi twabikoze bwa mbere turiko twakishyura neza inama ku idon this time around. Sibyo, reka tubikore dutegereze. Gusa nkubwira wakorera like kuno video ndetse ugakora subscribe. Nge banyereje code yo kuri phone, nabanyerije code yo kuri phone ndahita nzanye pasting hano ngaha nyishyiremo. Nimara kuyishyiramo negereze niyo kuri email ko nakiriye, negereze yo kuri email nayo ingereho. Nimara kungera ushaka kujya muri Gmail kuyirebamo cyangwa se ukayikohereza muri message. Urabona mva yuko nayo ingezeho ndetse neza cyane. Niba ingezeho urabona ko ni 9,949 943 403. Itenkanda kuri confirm, icyo gihe leta bikunda ndetse intambwe ku on this time around. Urabona yuko misenya bikuza itukana kuri post, kuri post ukande submit on this time around. Urabona ko ahise angeraho. Jobless trust me then, right? Urabona ko video imeze neza. Hanyuma ushaka kugira ngo uzajye ubona n'ibindi bintu byose ndetse n'izindi update zirenzeho, urabona yuko akiriho. Ninkora refresh itaba 0, urabona ko ayisaba 0, right? Urabona ko byose birakora intambwe ku yindi. Ndagushimiye wowe twabonye video kugeza igezanga, kugeza kuva itangiye kugeza igeze ahangaha. Wakoze cyane. Yego, wow. Reka dukomeze na video ko ndumva nde kwereka izindi platform turaza kuba twazikomeza. Imana igumugisha, murakoze cyane, ndabashimiye. Nuko waza ukareba ahangaha gutya uri kureba ino video,
uku nguku uri kureba ino video waza ukareba muri video description ukareba handitse kuri MoMo cyangwa se kuri titre y'amagambo ugahaza ugakandaho ukahita ubonamo link yo kwiyandikisha cyangwa se ukareba muri comment ino video. Wamara kuyikandaho ukahita ubona link ukimara kuyikandaho urategereza bikarodinga gakeya, urategereza bikarodinga. Ukimara kurodinga gato umanuke gato uhita uzanitse ngo view channel. Kuri view channel niho haba harimo link. Iyo link uyikandaho ukahita ukanda kuri view channel ukahita ukuzanamo hano ngaha. Ko wowe abari bukigeramo udasanzwe irimo uhita usanga haritse ngo follow channel ukahita ukanda kuri follow channel. Ukimara gukanda kuri follow channel ko wayigezemo then hanyuma ukahita ubona hano hari akazogera ugakandaho yero ubwa mbere uyigezemo ukahita ugakandaho. Yego nuko nguko rero ugurusha kuza harageze ibintu byinshi uzamanuka gutya ukomeza umanuke uzamuka hejuru kugeza uhita ubona akarinka kanditse ngo Tony Link. Uzakanda handitse ngo Tony Link, hanyuma uzahita ukanda kuri iyo link, ukande kuri Tony Link. Ugize n'ikibazo wabyandika hasi muri comment. Ugikanda kuri link rero wiyandikisha. Iyo ugeze hano honyine uhita ugakanda handitse ngo sign up. Wakanda kuri sign up ukahita ushyiramo imyirondoro gake cyane. Ahambere ukuntu bigenza usonekirwe neza akantu kandi dushyiramo username yawe cyangwa se akazine kariko kose ushaka. Reka nshyiremo try me, nshyiremo new one cyangwa se ushyiremo prof sibyo, ushyiremo izina ryose ushaka. None ahakurikiye utishyiramo email yawe, uraza guhitamo email ushaka gukoresha. Iyo umaze gushyiramo hano, umaze kuyishyiramo hano hari ikindi kintu abantu bajya bahura nazo kuri challenge wenda kuri password cyangwa se hano bari gushyira. Uzajya ushyiramo nurangiza ubanze use nk'usiba mbere y'uko utangira gushyiramo password. None ushyiramo password ushaka kuzajya ukoresha sibyo, uyishyiremo numara kuyishyiramo sibyo. Mubishyiremo neza. None password numara kuyishyiramo uhita usiba iyo nyuguti ya nyuma wongera uyandikure sibyo, wongera uyandikure. Niko bigenda. Ikintu cyose wanditse uhita usiba inyuguti ya nyuma ukongera ukacyandika. Niba usize inyuguti ya usibye inyuguti ya ma uhita uyisiba ukongera ukayandika. Hanyuma niba ari kuri prof cyangwa se izina ryawe ukasiba inyuguti wari usize ukahita wongera ukayandika kugira ngo wirinde yuko biza kukuba error. None uhita ugira hano cyo bita high capture cyangwa se gukapturinga kujya bareye ko se naguriro ukakanda aho ngaha ugakanda kuri iri capture ugategereza. Niba arimo recapture ya my human urategereza gatoya. No biterwa n'ibyo baguhaye rero ntago twese bivuze ngo baraduhereza. Mwiba guhaye kano kantu bahita bakubwira ati ngo please drag element light shape, bati ngo draginga cyangwa se terura kano kantu kajyane kuri shape bisa. Ubwo kano kantu kajyanye muri shape muri izi ubwo naka ngaka kandi ubwo ndaza urabona ko kano gasa naka ngaka. Ubwo nzaza nerure kano karaha urabona niko nzaterura nkazane hano numano gatereketsemo neza kagiyemo neza. Uhita ukanda kuri verify hano kuri verify tukande verify kuko kuzasanga ari byo bizahita biba verified bahite bikunda. Iyo bidakunze bagusubirishamo ntugire ikibazo don't worry, ona gutyo babikunze. None ubugiye creatinga account izuka kananditse ngo account akukamenyega neza ko kano kantu kivivuye. Yego ukande nurangiza bahita bavuga ati ni wabikoze neza ndavuga ati ngo has been successfully registered. Uko byabaye successfully then ukahita ukanda kuri save kuri kara kantu bakagwereza. None ikindi kintu uhita ukora akakanya uhita uzugakanda ukora akantu ka notification sibyo. Uhita ukanda ubwo ni task yawe kujya guhereze bonus. Uhita wakanda none ukanda handitse ngo verify. Kuri verify ni kano kantu gato ka blue itugakandaho then wagakanda ukahita itajyamo nyine email yawe itayibiromarikamo then ukahita ukanditse ngo verify email kugira ngo wereze credit nyine ugiye kugikoresha kugira ubone izo coin ugiye kubikurizaho. Bahita bavuga yuko bakoresha akarinki kuri Gmail yawe ukahita ukupa telefone gatoya ukahita uza ahanditse muri Gmail amwe urebere ubutumwa bwa message ukahita ugakanda kuri Gmail. Noneho uhita ubona akarinki baguhaye hano kanitse ngo support Tonking. Dore ngiyi bita Tonking witorera muri Tonking wahita ukanda. Gusa harano umusamu ufite ama email menshi atandukanye ugireye ko hano email irimo ariyo email wakoresheje kuko ariyo yajemo uhita uyikandaho nuko nguko. Okay, none uhita ukanda kuri ya link uhita ubona ahantu hari ibintu by'ubururu. Uhita umanuka gato kuri manuke gatoya uhita ubona ahantu hari ibintu by'ubururu cyane ari byinshi. Ku bintu by'ibirink by'ubururu cyane ari byinshi n'imibare nurahita ukanda icyo gira bimaze ku verifying. Rero bweti verified baweti byabaye verified uhita ukanda handitse ngo correct. Uhita ukanda handitse ngo correct ni uhita ukanda ukiri aho ngaho dukanda kuri correct.
ubwo ngubwo gutyo byakunze ryo ahubwo ati ngo go to home page cyangwa se hano go to home naho wakanda cyangwa se ugakomereza hariya byose birakunda cyangwa se ukitongera ukagaruka kuri Google ushaka guhita uza wakikandira hano domo dutatu mu gihe kiri kuri Gmail ariko ukahita uzuka kaza handitse ngo run in ukanda kuri open in Chrome bigahita bigaruka hano cyangwa se ukagaruka gutya muri Chrome nka kwa kundi bisanzwe nta kibazo hanyuma ugakora refresh bikoze refresh ubwo byakunze rero ukora refresh uramanura mwara cyane dukanda none kuri kano kantu kameze nk'akanyamaswa ugakandaho hanyuma ukaza kumanuka ubwo n'uburyo bakoramo task arizo zigira ute zituma ubikuza kandi wibuke kubikuza ugejeje hano 0 reka mbikwereka ugejeje hano 0 imwe imbere inyuma harimo rimwe ituye bikuza direct nkuko natangiye mbibereka right okay hanyuma uraza uzanitse ngo uraza kuzukanda handitse ngo faucet hano handitse ngo faucet nukana kuri faucet uraza kwita umanuka hasi uramanuka hasi uhita uzanitse ngo free uraza kwita uzanitse ngo free 10 kwako ari bwo kimara gufungura konte uhita uclaiminga ahita yijyana kuri balance yawe urakanda no ko nkoze rimwe unongera kandi mpaka inshuro zingahe 9 inshuro ubwo ni inshuro 10 urabikora inshuro 10 okay ndabikoze no ko wasigaye inshuro imwe nayo ndahita nyikandaho ubwo iyo umaze kuyikandaho iyo ubishatse urongera ukagaruka nyuma y'isaha nibwo wongera kuza guclaiminga ngira ngo uri kubibona hano iyo uje guclaiminga rero uza kuri akantu n'undi ka verification ariko twe twako tuzirangije tuzagaruka nyuma y'isaha cyangwa se igihe uri buze kubonera umwanya ikiriki cyose okay reka nkwereka noneho hano harimo amakategorize agiye atandukanye aricyo bita stone akaba icyo bita iron cyangwa se iron bati kuri stone nyine buri munsi uclaiminga angana gutya buri saha ari nabo usanga bakureminga angana gutya buri saha bitewe na level ugezeho ko achivinga level niko ubona menshi buri saha dusubira inyuma gato gusubira inyuma uraza ugakanda hano kuri akantu ka X kanuga X yangu urabona yuko kuri balance yanjye zakonyi zamaze kuba zagiraho kimara gufungura ubona imbere noneho imbere ya kane ariho 0 zino 0 zizagomba kuzava ku buryo hajyaho rimwe akaba ari 0 na rimwe 0 imbere akadomo rimwe icyo gihe tupuraho rwose ukayishyira kuri MoMo direct yes hanyuma noneho reka nkwereke uburyo uzajya ukoramo izindi task uburyo ushaka kubakoramo izindi task ushaka kuba waza noneho handitse ngo uburyo ushaka kubonamo coin nyinshi buno buryo izo nshuro zikaba zirashize hari n'igihe batakohereza ka kantu k'amafoto bamaze kuverifyinga network yawe icyo gihe uyu witongera ugakanda kuri claim kugira ngo uzanga rero ubigenza gute ukanda kuri aka kantu noneho ugakandaho kakavaho kakivaho urongera ugakanda handitse hano none urabona ko mfiteho 400 izi coin none igihe zizaba zuzuye kakaza wenda tuvuge zino haje imibare mekanze mbikwereke neza tuvuge hano hajeho imibare hakaza imibare hano hagasigara 0 n'igice kimwe hano akiyana arongo arize asigayeho 0 imbere hari 0 imwe ariko hari imbere hariho rimwe icyo gihe urabikuza kandi ubikuza amafaranga agera ku cyatanu ku 2000 by'amafaranga y'u Rwanda yego niko bikora ndetse namwe kwinde rero ni gute n'ubundi buhe buryo bwiza wakoremo amafaranga ndetse vavu nukuza kuri akantu kameze nk'akanyamaswa n'ubundi ukahita ukanda handitse ngo surveys kuri surveys ni ushaka kuba wakanda kuri surveys ni ubwo buryo bwa nyuma ngiye gusorezaho ino video ariko hari ubundi buryo wenda ushaka kuhakora ukabetinga bimeze nko kubetinga ariko ntabwo ari betting basagemo hagataho ngaho ibyo bimenye sibyo aha hano ni ukuryo uzamura kuryo hara uspiningira uzizamura reva ariko uva kandi handitse kuri time war hari aho gukina game ni game ariko utasaho kudownloadinga muri application ko ushobora no kugakina amahirwe irimo ushobora no kuwagakina cyangwa ugakina ugakemo ukahita nabikuza umunsi wanagiyemo ndetse ukagenda amafaranga menshi cyane sibyo giye kandi handitse ngo time war cyaze ino platform yo yinda mbona kuyikorera zino task zo byihuta amapoint bafite agaciro reba point 98 zingana n'amadolari 00.5 byihuta byihuta kandi nago nakoze task unezikoze mu kanya ubwo nazikoze none iyo ushaka gukora kugira ngo ugere kuri time war ari gihe ushaka kuba udafite time war
reka nkwereke rero we mushyashya, hari igihe nyine kuri tayimoro ushobora gusanga udafite tayimoro, ugasanga tayimoro ntabwo uyifite, sibyo? Ariko ngiye kukwereka uburyo ubwo nyine uhita uza ukandika ku muntu utayifite, ariko nusanga uyifite uhita byirodingamo hariya, nuhita ukanditse ngo get started uyikande, nukanda kuri get started uhita ugera ahantu hameze kuno, none uhita ukanditse ngo log with social media, ukande ahangaha kugira ngo byihute, ukande kuri log with social media, kandi kujya wita guhereza guhitamo email yawe bite byihute ufunguremo account, uhita ukanda kuri email yawe wafungurijeho yikandeho, nyuma kuyikandaho uhita ukanditse ngo continue, nugikanda kuri continue baraza kuhita bikunda, utegerezeho gatoya. Numara gukanda hariya wamaze gukanda kuri email bitongeye ukagaruka muri Gmail bundi bushyashya, ukahita muri Gmail ukahita ubona akandi gakode baba bakoresheje ko verifyinga email, kugakanda ukongera ugakanda kuri verify, hanyuma ukahita ukanda kuri click here cyangwa se kuri click me, ukakanda wamara kuhakanda ubwo nyine uba ukoze icyo bita verification ya email yawe, kubagira ngo baverifyinge kuko nimba ari wowe nyirizina cyangwa se email nimba iri accessible, sibyo? Ngategereza gatoya. Iyo umaze bikora cyangwa utongera ugasubira inyuma cyangwa se ugasa nk'ugaruka handi kuno inyuma, sibyo? Kankwereke hano, sibyo? Usa nk'ugaruka hano inyuma nk'ibisanzwe ntaribi. Iyo umaze gukanda kuri bakoresheje ka email, sibyo? Ushaka kuzukongera ugakanda ahangaha nyine nanone ukakanda ugakanda ahangaha no kuri aka kantu, kuri kano kantu kugira urebe dashboard ari gukoreramo ugakandaho, hanyuma ukahita wongera ukaza ugakanda ahangaha nyine kuri ka kandi ukongera kugira ngo ubashe kongera ko wakanda, cyangwa ukongera ukanyura kuri link yawe wanyuze nabwo ntaribi, hanyuma noneho ukahita wongera ukakanda ahangaha iyo utaboyise ugira ahangaha, sibyo? Ukakanda ukahita ukanda ahandi kuri surveys, kuri survey ni ukanda, umara gukanda kuri survey ugategereza gato nyine kugira ngo uhite wongera ugere ahangaha, none ukihagera uhita wongera ugakanda tayimoro nyine nk'ibisanzwe nuko wakunda. Wamara kubikora ugategereza noneho kwako uwamaze account ihita yicreatinga ako kanya, kwako wamaze kuyicreatinga noneho bitushyiramo ya password yawe, ugamingamo password yawe isanzwe cyangwa se ugashyiramo password wakoresheje kuri account bisanzwe uyicreatinga, hanyuma ukahita ukanda kuri confirm cyangwa se kuri confirm password, baba bati ngo password ngo hagomba kuba harimo imibare mikuru harimo n'inyuguti ntoya, izo nyine ugomba gushyiramo, sibyo? Ugomba kumenya neza nimba ari byo wasizemo, sibyo? Ukabishyiramo neza, aha mbishyiremo, hanyuma inyuguti ya mbere ukombe neza ko ari inyuguti nkuru, nyuma yo gushyiramo inyuguti nkuru ushyiramo n'imibare, hanyuma uhita ukanda kuri confirm password, numara kubishyiramo uhita ukanda continue, icyo gihe uraza guhita bikunda, hano yuko password yise nako account yise icreatinga ako kanya, uhita ukanda kuri agree, ugikanda agree biraba bikunze nta kindi kiba gisigaye, none ugiye kwita nkwereka everything is cool, sibyo? None uhita ureba hano ngaha ukande kuri clicks ni kwa tuntu ureba tw'utuvideo tw'amasegonda 20 amasegonda 10, hanyuma ukinjiza coin nyinshi nyine bikagufasha kujya winjiza coin nyinshi, cyangwa se utabonye time yo kujya ukora bino wajya wikorera zira ku isaha imwe akaba ari byo wikorera, sibyo? Hanyuma ukanda hano handitse ngo view, none ninkanda kuri view ndakira ama point 18 birebe no akano kantu kameze nka kwamamaza amasegonda 5 niyo ndi bwaze kugira yikureba, hanyuma ugakanda ahangaha handitse ngo I'm not robot, ukakanda nabwiye aka kantu wow, bahise bamereza ka kantu k'amafoto rero, none usoma ijambo riri hano, rino jambo niryo usoma, hano bambwiye bridges kandi ni ibiraro, tureba hita nakwereka agafoto k'ibintu uri buze gucreating cyangwa se uri buze gukataho, nta bigoye niba utazi gusoma cyangwa se utazi icyongereza, ariko itureba ifoto nuse ntabwo ubona ko ari ikintu ibintu byose by'ibiraro, niba ari ibiraro ugenda ubikandaho, rengi ugenda ubikandaho, buri gihe ntabwo baguhereza bino yoboye nta kindi kiraro kirimo, uhita ukanda kuri verify, nawe bashobora guhereza imodoka, bashobora guhereza iki, buri kimwe cyose nyine baguhereza ibyo bashaka, n'ahandi hantu kandi urategereza bikarodinga, none ukahita ureba ya view, wayireba hano uraza ahangaha kuno bareba kuri iyo view ukayireba, buri munsi ufite izo wemerewe, buri aba wemereye nk'eshatu cyangwa 5 ukazireba, ibintu bidatwara n'iminota ingahe, n'iminota 5,
ibaza ibyo bintu byonyine, nta kindi kintu ukora, ibyo baguhaye nta kindi kintu na kimwe ukora, wowe ukandaho gusa ugategereza ayo masegonda nyine urabibara mu mutima wawe cyangwa se ukabivuga. Ubu tuvugana ndumva amasegonda 5 ashize, iyo amasegonda 5 ashize wari wamaye ngo nshatse ngo nahita nsubira inyuma, uhita ukanda back ugasubira inyuma ugasanga yavuyeho haje hindi, ariko ugasanga balance iracyariza ariko nta kibazo, uraza kuri refreshing, twongeye dukande kuri view baduhaye izindi point 14 turebe amasegonda 5, ureba amasegonda ukabanza ukayitaho, tekereza amasegonda 5 ashiremo, nta kindi kintu ukora, nabwete nta kindi kintu ukora, reka bikikoraho ukabara amasegonda 5 niyo ucungana nayo. Ugiye wakanze kuri view ibyajyamo byose ibyo ntabwo ubyitayeho, wowe urategereza. Ubu tugana amasegonda 5 yashize, kamita nongera nigarukire, ndasanga yashize, ninsa yashize nsange bampaye iki, bampaye akandi bampaye ninganda kuri view, ubwo nayo ni amasegonda 5. dukora gutyo abari nkatungaye utwo wagoye twose ko turarangira ku munsi. Nubwo ati kuri buri munsi ugiye utwitabira wajya ukoreramo coin nyinshi, kandi ikiza wenda kitandukanye n'izindi, hari izindi zitari mu ariko zo ugasanga coin nyinshi zipima amadolari make cyane bikabije, sibyo? Hanyuma amasegonda 5 yashize bitukanda back n'isanzwe usubira inyuma ugasanga bagoye, ariko kugira ngo ubone ko zikuzaho dore dukore refresh, ukora refresh uzajya umanura kuno wongere uzajya umanura cyane gutya. Ubukoze iki? Ubukoze refresh, nuko ari refresh izo coin izo point bahita baziguhereza hejuru, bakora ko ari 43. Reba nawe point 43 zongera ari 43, reba zingana hafi kuzura 0.1 cy'idolari. Ngayo baza urumva se izo coin atari nyinshi, ni kuri seri ni nyinshi ngeranyije n'izindi, wenda nongenze nikandiye kuri clicks, ubwo ni za clicks nyine nabashaka kuba nakwereka. Hanyuma reka urakomeza nyine uzikore na jyambye mbashe kwereka, nabwete ngiye ka account nayibikujemo wako ngewe nayikoze nyine, ariko mu byukuri izi abari za platform ukorera amafaranga, ariko mu byukuri nyine bikagusaba ari umutime, ariko byibura kangaka ndabona kagerageza pe ni ukuri seri. None baguhaye akameze gutyo kandi hano kuri OK ubagira ngo ubayagira ngo ukande OK kugira ngo urabona yuko ari byo bashakaga. Ahangaha aba rero birakunze kara kantu baguhereza ka OK ugakandeho kuri OK kugira ngo bijye hari. Reba na amasago cyane, reba turi hafi kuza ugiye, urabona ahangaha nibigera zino zewe zikavaho, sio dore hano zino zewe zamutse zivuyeho akajyaho nka zewe n'igice kimwe zizeho n'icyo bitazi, kabya bari amafaranga 1000 bisi bibasa. Ubwo ntabwo ngiye kano kantu nakoraga utundi tuntu. Hanyuma none hari izindi task, izi ngizi zino za task, nakanda kuri task, harimo uburyo bwo noneho nazo uzikoraho, ugenda uhitamo izo uri bwirefero, ukavuga ati nk'ingiye niba ari ukujoininga Telegram ubaye ifite, ariko ubaye itayifite ntabwo uyikora, ukora iyo ufiteho ubushobozi cyangwa se iyo wabasha kubakora. Hanyuma niza ngakanda hano kuri view, ngiye kujoininga ino Telegram, hanyuma mite mbahereza screenshot nkande hano view, nkanda kuri view hano urasoma ugati ngo read carefully, ibi ngisi ngombwa ngo ubigene. Barawatse usoma witonze, wirinde account yawe batayifunga. Task zose uzikora ugakora ibyanyabyo, nimba ari ibyanya ukanda no understand nyine, nukuvuga ati niba ari screenshot wavuga ati no kuba followinga, urabafollowinga ufate screenshot uba sendingire screenshot koko wabikoze. Wari tabikoze ubwo icyo gihe account yawe amasaha n'isa bashaka no kuyibaninga. Ubwo iyo amaze kubyemera uhitongeye ukagaruka kuri ya task ukabikora. Ibyo bikora cyase babikubaza rimwe. None urabanza ugasoma instruction mbere yuko ugira. Niba babwete ngo urabisoma, babwete urafata screenshot, sibyo? Nurangiza numara kwa followinga kuri channel yabo uhita ukora screenshot, ukande hano kuri aka kantu not log ati rushireho, dore bagubwiye ngo stairs. Niyo babwiye ati stairs abara amayisikariye, abara amayisikariye, ugana hose ari escalier bagenda bahitamo, nabo nyine baguhereza ibyo ushaka cyangwa se ibyo bashaka, cyangwa kakahita kivivura. Amara kubikora ukahita yivivura, kakivuvura none umanuke hasi gutya, sibyo? Uhita ubona handitse ngo kwako urahita noneho kanda ahangaha, iyi ngiyi urakanda ahangaha yangu utangire uyifungure. Ubaye ufite Telegram ariko utayifite ukora iyindi, zibunye abari mu task nyinshi kandi buri task bigiye ifite hano zitandukanye nizo kwamamaza, ibyo ngibyo bimenye, sibyo? Nangiye kuba bagiye kuza kuri nta kintu kandi bafite Telegram ibyo birijyanamo, ariko utayifite ko nimba uzi ahubwo mboneho nababwiye ku muntu mushyashya udafite Telegram ayishake uburyo ayijyamo. Noneho ubwo umuntu udafite Telegram nta nubwo azi ibintu bya mining dukora tukabona amafaranga afatika byanyabyo, atari ibingi byo kuza gukora ubutask n'iki, ariko byo bisaba gutegereza. Ibaze ko ngiye mbikora kandi ngakora byinshi n'ibingi nkabikora,
ibaze ibintu ukora wowe ukitegereza ugategereza igihe runaka cyashyizweho ukazibonera amafaranga rimwe na rimwe ukabona 70 utaranavunitse cyane bitewe wenda niyo ugiyemo. Okay, uzabigarukeho uzambwira. Okay, hanyuma urabona ko namaze kuba followinga nkaba nabahaye likes, ubwo nahita mfata nakanze join, sinza mwabirebye. Iyo ukanze join tukanda ugafata screenshot, kwako ino screenshot nyifashe ahita ngaruka inyuma, ngaruke muri browser, nze hano ngaha and hano kuri upload image, nikanda kuri upload image guhita mfata ya screenshot niza nkayikanda, dore ngiyi ndayikanda kwako nafashe screenshot, nyuma kuyikandaho ite nitsendinga and done izamuke integereze iyi uploading. Urabona ko yamaze kuyi-uploadinga, urabona yuko yamaze kujyamo kuko nabafollowinze byose bimeze sawa. Namaze kuyijoininga, maze kujoininga mite nkanda he kuri submit, nkanda submit, ndategereza byisubmitinge babirebe. Wasambwa ati bamaze kuyisubmitinga aka kanya, none mite nkanda kuri okay, nigikanda okay, ubwo rero byabaye, none irabigiye mu cyo bita pending cyangwa se pending points. Nuva ati iyi ngiyi no pending point uyo iraza kwipending, nimara kwipendinga ubwo nuva ati mu gihe runaka bazayiverifyinga usange izi coin zo zise ziteranya niziki zinago zitazijya vakanya ko barabicekinga ko bifata iyi ngiyi bavuye ko biri buze gufata isaha, ariko ntabwo uyitekereza wowe yigira mu bindi ukazasanga coin ziyongere. None ukagenda ukariyamo izindi task. Ubwo ku muntu ufite Facebook muri phone ye, hano no kugenda ukaha like, ibaza ariko kubaha like gusa bakaguha point zingana n'140, ariko ibaza kaka point izi zingana n'140 zonyine, 140 kugira ngo ugire noza 140 ireba nawe point 50 zingana na hafi amadolari angana gutya, ngaho ibaza 140 nuturanyo n'izi zindi 140 zikete ziba 180, ibaza zitazigira hafi na 500 y'amanyarwanda. Ariko nari binza mbigaruka mu video menshi babwira ko wafollowinga kuri Instagram bayifite, wafollowinga gusa byonyine ugafata screenshot bakagoye amafaranga. Hanyuma ikindi kujoininga WhatsApp, uniba ufite WhatsApp kuba joininga gusa ukagwa coin 70, ufite WhatsApp ndakeka nta muntu utagira WhatsApp, akangaka nabo kagucika ugakandeho kandaho rimwe, hanyuma urodori instruction nuvuga turafungura ino link, numara kuyifungura ukande kuri bell icon kuri kimaya gufunguka, hanyuma uze ufate screenshot uhita ukanda kuri start campaign mbere yuko ubikora, ukande start campaign uhakande, kimaya kwakanda none uhituza ukande kuri ya link uyikandeho bite byifungura bijye muri WhatsApp, sio bijye muri WhatsApp, funguke ujye muri WhatsApp, bita biza birodinge gakeya, bikirodinga urita ukanda kuri join, gikanda aho ntago ari join sorry, urita ukanda handitse ngo follow, hanga nakanda kuri follow uba following, umara kuba followinga bita ukanda kuri aka kantu bakubwiraga hano, kuri aka kantu ka bell icon ugakandeho bimere gutya, hanyuma ufate screenshot, fata screenshot ubaye ufite ka kantu bandika mu byo si ngombwa, ariko ukora ibyo ushaka si ngombwa kano kantu na nyiri uhita ukanda hariya, hanyuma ukahita wifatira iki screenshot, bayifata screenshot ubwo ukaba urayifashe ukayitongera ugasubira inyuma mukagaruka, ukayituza ukamanuka gakeya ukayitongera ugakanda hano kuri approve, kuri submit approve, ukahita uvuga ati ngo oh sorry ntago nasize, uhita ukanda sorry kuri hano upload image ukakanda ugashyiramo ya screenshot, sibyo yategereza screenshot, hanyuma uze ukande hano sorry udoingi aho nyine uhita ufata screenshot ko yita bikujyana mu mafoto yawe ukayishyiraho ugakanda done, ugategereza iki uploadinga, namara ku uploadinga wayibonaho gutya, ugategereza gato no yuko nahise nyishyiraho, hanyuma mite nkanda kuri submit approval, sibyo utegereza gatoya, nyuma yita kubwira yuko wamaze kubikora, uramaye ko yabaye approved ukande okay, nukanda okay reta byijyana handi iziteranya ho nazazimye ziba za approvinga ibaze point 200, yakeke zahita zingana amafaranga hafi ahubwo 500 mu Banyarwanda, uko niba ahubwo yewe ahubwo ibaze kaye none umuntu ufite Instagram, ufite Facebook muri telefone yiwe, izo waklikinzeho ziba zihari, iyo ziklikinzeho ntago bazizana kabiri, ariko iyo bayizanye nanone urongera ukayikora,
uko ariko ubundi bahita bayikuramo iyo wayimaze kuyikora. Ubwo nukanda kuri start campaign, iyo wayikoze bahita bakubwira ati ngo ntabwo wayikoze cyangwa se ngo wayikoze cyangwa bimeze ute. Iyi ni iyindi bampaye ahubwo, ni iyindi nubonamo iyindi nayo uyikore, nayo uko nayo bayimpaye, nayo uko bayimpaye. Hanyuma naho mite nkanda ahangaha nkuko babimbwiraga, naho mite nkanda ahangaha hano kuri kano ka bell icon, akandeho nimara gukandaho, naho mite nza nkande bereke yuko namaze kugira ute kuyijoininga. Mite nkanda screenshot nyifate, iki bifata icyo nongera nigarukire hano kuno ize hangaha ngire nyifate. Gusa hano bakubwiye ngo icyambere urajya ugende ngo if you don't have WhatsApp you need to download the app. Yego ni ibisanzwe harasi ngo ngushyire na bell icon, ahubwo ushatse ibyo nta ribi, nurangiza uzukande upload image. Yewe mbega coin z'ubuntu. Hanyuma uhita ukanda nawe ushyiremo screenshot utegereze uploading. Ndakeka uko nguko ubikorwa, ndakeka video yabaye isa n'indende pe, ibyo byo ndabyemera ko ari ndende, ariko nta ribi ntabwo wabuza bihutisha, nakundi nyine gusaba nyine basobanurire. Ariko niba ushaka gukorera amafaranga menshi kandi afatika, rero unjiye mu bintu bya Telegram cyangwa se ukomeze ukurikire no YouTube channel cyangwa se umamagare umbaze ibintu by'ubwenge. Okay, noneho urabwo tugiye kubikuza sasa. Nukuvuga ati ads iyo zishizeho wongeye kugaruka nyuma y'ejo cyangwa se nyuma y'amasaha 28 bitewe n'igihe waze kuzikora muri refresh gite tubikuza. Ariko ari ikintu kimwe nabashije kuba nabona sibyo muri izi platform cyangwa se muri no platform ya Tonking. Iyi Tonking rero icyo naje kuyibonaho nuko ubukoraho amafaranga online ndetse byoroshye cyane sibyo, nako ngiye cyazo ufiteho kwa ko nari ntaragira ngo mbashe kwa nakomeza, ariko biroroshye cyane sibyo. Okay, iriya niyo yari isigayeho sasa. Nukuvuga ati rero sasa kibiboze ko muri time Wari yo muri Tonking nuko yo kubonamo amacoin izo ari ibaza no coin binga coin 251 buri hafi kuza $0.1 niyo uburi hafi kuza ujyanyije n'izindi njya mbona cyangwa se mbona n'abandi bakora. Okay, hanyuma tugiye ku mwanya wo kuzibikuza sasa. Ributo wazibikuza akakanya sibyo, uvuga ati uzajya ubikora ugerageza ukore task cyangwa ukora iki sibyo. Tugiye kubikuza ugejeje point 100 bihita uzibikuza rwose nta kibazo. Kandi urabona ko za pendings njye nakoze nuko nyine iyo hashize umunsi cyangwa se amasaha bakubwiye nibwo zitazitiranye hano. Okay, reka tubikuza. Kubikuza urasanga ukande ahangaha handitse ngo handitse uhite uza kuri withdraw, ukande kuri withdraw hano ngaha, ukande kuri withdraw, nukanda kuri withdraw. Mwibuke yuko cyajya kuri balance ya Tonking cyangwa se ya Tone kwa dufiteho tone 0.4 sibyo. Yego hanyuma none tugiye kwita tubikuza. Kubikuza ni gute rero? Uraza ahangaha ukanda hano ku inshuro ushaka kubikuza, ukande ko ari inshuro 100, kandi hano ku inshuro 100 mura gukanda uhituza ukandanga buri kwanza sinango wakandi nari ituzu wikandiranga ko wahita kwereka balance yizo ufite kwa tuzikora minimum abari point 100 nkuko nabikubwiraga. Minimum abari point 100 iyo uzifite uhituzikuraho ugakomeza gutyo ziyongera. Hari dukanda hano kuri withdraw tuhakande tumara kwakanda none ko zitazishiraho zose kubibona kaziba 0. Ukibaza ngo zigiye hehe sasa? Zigiye hahandi kuri ya Tone Keeper yacu, kuri ya Tonking yacu. Ahita ukanda ahandi gutya, sorry nkanza atariho, ugakanda ku kano kantu kwa hagati, kazeho bino uze urebemo ahandi wayikanzo cyangwa se usubire inyuma ujya kureba kuri link. Dore ngaho cyangwa se inyuma ujya kureba kuri link cyangwa se link ushaka uburyo copy nawe uyishyire kuri uzaba bakubwira ati ukore login. Niyo mpamvu ugomba gusavinga donge ninkiramo ninkoramo rimwe gutya gusa beta biloading ahita banyereza. None ko itazisavinga nyine ko nze system ari 2 tankanda kuri indi password tayisaving. Ni ibintu byoroshye. Ndaniza kirimo hano gutya kuri not robot uhakande nurangiza ukande login nk'ibisanzwe birimo bakubwira ati ongera login cyangwa se ushyiremo amazina wasizemo, hanyuma tuteto yako zagiyeyo koko. Login yabaye successful, tekereza reloading. Ino video yabaye ndende pe, ndabizi neza ko yabaye ndende ko harimo kubikuza dushyira no kuri MoMo. Wow, yiwe ogo ndatunguye ziko ngiye guhita ngeza yo kubikuza. Reba aka kanya ubu tuvugana harabura. Reba nawe
irabo wabonye iyi account niyo umuntu ari nkozeho mu kanya nibwo nari nkijyamo ariko ndebe kuri task tunzinya dukoze tungana kuri ndahita ndataha gakeya hano ngo hajye muri mino 0 nayo ngitishiraho nishiraho ndahita mbikuza urite wemererwa kubikuza ni ibintu byoroshye ngo ntago nari mbizi ko bimeze gutya we yiwe hanyuma dore yanga iyi notification baguhaye ahubwo ati ngo maze kubikuza ngo email you verified ngo thanks for registering ushatse ugakanda kuri verify ibingibi byose twarabikoze sibyo ubushize twarabikoze nubwira ati rero eka twikomereza noneho ukibuka yuko mu byo ukora byose cyangwa se mu byo ugomba gukora byose ugomba no kuza niyo za task za time zagufasha kubikuza ndabizi neza none nurangiza uzajya ukanda hano kuri kariya kantu kameze nk'umuntu cyangwa se nk'akanyamaswa ukanda hano kuri offset ukakande urangiza ujye guclaiminga uze kuza hano ngaha ukanda ngaha kuno mubakanda ukanda muri robot nk'ibisanzwe uclaiminge nawe byiza cyane ko bakamaye none abantu baraboneraho narababwiye niba guhitana kantu ka bicycle dore niba ari bicycle bakubwiye wenda ari gihe bahita bashyira agafoto yako ndabona ko nago bakase ako bicycle rero mwereke bicycle twakwa wenda hari abantu batazi icyongereza sibyo byo ndabyemera ariko dore akantu mumbare akatanu habiri ko hari abantu babatamye sibye iba ari no jambo kumbyandite sora kuza hano bite kara pamara dapke iye ukandikamo mwihangane akantu ari abantu bagira ikibazo n'icyo kandi bankurikiye sibyo kuwandikamo Google Translate gutya iri jambo kuryo gutyo uri kurireba Google Translate uryandikemo umara gusacingamo uzajya uhita ubona ushyiremo ubona ahantu gushyiremo icyongereza ndetse n'ikinyarwanda dore hano harimo ikinyarwanda hano hakaba icyongereza niba bari banditsemo bavuga ati ngo ni bicycle niba banditsemo ni bicycle sibyo uzajya ureba uko babyandika bicycle sibyo niba wakanika no gutya ntuzabita itegutro igufasha noneho niki ngo bicycle sibyo wandike bicycle yakubwa kari igare sibyo n'urugero nyine ku biro byari byose wakinira ko itumye yuko ari ahantu nyine hamagare hose urize kwandika kungo kabara gaciyemo kugira ngo hatazajya umuntu uzayigira ikibazo na hamwe kuri Prov 250 sibyo abantu twese rega ntago tuba dufite skills zingana ku bintu byari byose sibyo no mpamvu tuba tugomba gufashanya mu mwese cyangwa ubundi sibyo hanyuma amara ko wakanda nyine wenda bayisansubiza inyuma kako ngiye kubereka biriya nibi ni moto nyine moto ni ibisanzwe kwanda ahantu hose ari moto ukakanda wamara kubabitaho amafoto yose kwita ukanda kuri next gwara ugiye kuma n'ibindi hanyuma niba ari bicycle nanone ndahakanda nande naha nize nkande verify bibe birakunze cyangwa se babyange wampereza ibindi iyo babyanze ngo izi university yazi n'ama iskari uragenda ukanda ahantu hose ari ama iskari umva byanga baguha ibindi ntugire ikibazo uko byanga kose baguhereza ibindi ikumva crosswalk ni ya mihanda ni twatuna abagenzi bambukiraho abanyamaguru amara kuduhitamo ugakanda verify bikaba birakunze hanyuma ukajya wabona kuza kuhitugira ute bana kuri free spin uno yuko basadoriza tone zingahe 00020 kahita ukansoringa ugategereza ubwo se ejo ni wongera kuza ugakora task sibyo nk'izi ngira bano utazahita ubonamo izindi coin nyinshi cyane okay ndagushimira review video igeze aha ngaha igice kigiye gukurikiraho ushatse video wayigeza aha ngaha pe ndabizi nayitindije birende najyancobanze sibyo ubu ngubu ushatse wayerekera ubishaka kuyikomeza n'umuntu ushaka kureba uburyo tugiye kubikuza none ya tone nakubwiraga uko nayibikuje ngo ngiye kwitanya kuri account yanjye hanyuma nkahita nayabikuriza kuri OKX nkahita nayabikuriza kuri MTN mobile money nka kuri mwatangiye video nyibereka umbereke inzira zose zaciyemo ubwo no kuvuga DVD iratinda cyane kurushaho ndagushimiye cyane rero ugiye kuyigeza aha ngaha ndetse nawe ugiye kuyikomeza dukomezanya reka twikomereze ngo ngiye kubikwereka step by step reka twikomeze reka mite ndogenga tonki yanjye nkuru noneho tuhite tubikora mite nkomeza ndagushimiye cyane rero Imana igumugisha jobless ndagushimiye cyane kubikuza amafaranga website iri gukomeza gutanga faranga ndetse cyane kenshi noneho mureke mbereke uburyo bikoramo muri no video
yo ntago ari task uzajya ukora nkuko mu bisanzwe mubimenyereye. Urakanda handitse ngo mowa ukaloginga in kuri Binance yawe byonyine ugahita kwinjiza uko ngiye kubikora bireba. Uraza kuza ureba handitse ngo WhatsApp channel, niho harimo link nyine muri iyo WhatsApp channel. Uraza ukanda handitse ngo WhatsApp channel. Noneho nugera ahangaha uraza guhita umanuka gatoya, uza ukanda handitse ngo view channel, ukanda handitse ngo view channel. Kuri view channel aba ari uza kukanda please, niho harimo link kuko niho unabashe kuba nayishyira. Ukanda handitse ngo view channel, nukanda view channel ukande kuri view channel. Numara kuza kuri view channel urahita uza ukanda handitse ngo agree and continue nimba utarusanzwe ufite ino channel yanjye ya WhatsApp na group. Niwe ruzi ko muri group yanjye ugomba kujya ku nyine, ni byiza ko wajya muri no WhatsApp channel. WhatsApp barimo barazisazimo zirasibwa. Hanyuma numara kugira guhita uza ukande ahanditse kuri follow, ukanda handitse ngo follow channel, ubanza ukanda handitse ngo follow channel. Nukanda handitse ngo follow channel utegereze gato uraba umaze kuba followinga. None uza ukande kuri aka kantu kameze nk'inzogera, kuri kano kantu kameze nk'inzogera ni kuri buze guhita ukandaho, ugakandeho rimwe gusa. Ukigakandaho ubwo ngubwo amakosa zagiti nawe yabona, ndetse niyo link urahita uyisangamo yanditse ngo Binance igarutse, urahita uyibona dore ngiyi. Muraho neza, reka nkwereke nimba tone imwe ingana n'amadolari 2 cyangwa se 2.97 ari dolari ari tone imwe. Ubwo muri no platform ngiye kwereka uburyo yokora amafaranga nta gishoro, minimum yo kubikuza ari 0.1, ubwo yabangana ngaye mu Manyarwanda. Reka bikwereke. Ibaze none ukomeje kuyazamura yabangana na 0.2, ukomeje kuyazamura kugeza ageze kuri kiriya cyiciro. Hanyuma rero ngikona kwereka muri platform ugiye kuba wakiyandikisha muri Uko Tonking, ukabasha kuba wakoreramo coin, akawiza ubikuza akakugira kuri MoMo, kugira ngo rero bigihude cyane bimere neza. Okay, none ubwo bisobanura kugira ngo ugere kuri no link uri buze ko waza ukakanda kuri MoMo hejuru, urakanda hejuru ya MoMo muri title cyangwa se ku magambo kuri titre uhakande. Nyuma kuhakanda rero urahita wongera urahita ubona akarinki gasa blue, urahita wongera ukande ku magambo karaba kari imbere, ugakandaho ubone iyo link ni irakugenera muri WhatsApp channel. Kugira ngo ubone iyo link urayikanda, iyo link y'ubururu bita loadinga gatoya. Nimara kuloadinga rito kugeza ahangaha uramanuka gato, umanuke gato uhita uzanditse ngo view channel. Kuri view channel niho haba harimo link, iyo link uyikandaho ugahita ukanda kuri view channel, ugahita ukuzanamo hano ngaha. Ko wowe aba ari bwukigeramo yudasanzwe irimo, uhita usanga haritse ngo follow channel, ugahita ukanda kuri follow channel. Ukimara gukanda kuri follow channel ko wayigezemo, then hanyuma ugahita ubona hano hari akazogera, ugakandaho yero ubwa mbere uyigezemo, ugahita ugakandaho. Yego nuko nguko rero ubwo ushobora kuza harageze ibintu byinshi, uzamanuka gutya ukomeze umanuke, uzamuka hejuru kugeza uhita ubona akakarinka handitse ngo Tony Link. Uzakanda handitse ngo Tony Link, hanyuma uzahita ukanda kuri iyo link, ukande kuri Tony Link. Ugize n'ikibazo wabyandika hasi muri comment. Ugikanda kuri link rero wiyandikisha. Iyo ugeze hano honyine uhita uzuga kanda handitse ngo sign up, wakanda kuri sign up ugahita ushyiramo imyirondoro gake cyane. Ahambere ukuntu bigenza usonekirwe neza akantu kandi dushyiramo username yawe cyangwa se akazine kariko kose ushaka. Reka nshyiremo try me, nshyiremo new one cyangwa se ushyiremo prof, sibyo ushyiremo izina rye cyose ushaka. None ahakurikiye utishyiramo email yawe, uraza guhitamo email ushaka gukoresha. Iyo umaze gushyiramo hano, umaze kuyishyiramo hano, hari ikindi kintu abantu bajya bahura nazo kuri challenge, wenda kuri password cyangwa se hano bari gushyira, uzajya ushyiramo nurangiza ubanze use nk'usiba mbere y'uko utangira gushyiramo password. None ushyiramo password ushaka kuzajya ukoresha, sibyo uyishyiremo numara kuyishyiramo, sibyo mu
ubishyiremo neza, noneho password numara kuyishyiramo uhita usiba iyo nyuguti ya nyuma wongera uyandikure, sibyo? Wongera uyandikure, niko bigenda. Ikintu cyose wanditse uhita usiba inyuguti ya nyuma ukongera ukacyandika. Niba usize inyuguti ya usibye inyuguti ya ma uhita uyisiba ukongera ukayandika. Hanyuma niba ari kuri prof cyangwa se izina ryawe ukasiba inyuguti wari usize ukongera ukayandika, kugira ngo wirinde yuko biza kukuba error. Noneho uhita ugira ahantu cyo bita high capture cyangwa se gukapturinga kujya barebe ko se ntabwo uri robo, ugakanda aho ngaha ugakanda kuri iri capture ugategereza. Niba arimo iri capture ya my human urategereza gatoya. No biterwa n'ibyo baguhaye rero, ntabwo twese bivuze ngo baraduhereza. Niba baguhaye kano kantu bahita bakubwira ati ngo please drag element light shape, bati ngo draginga cyangwa se terura kano kantu kajyane kuri shape bisa. Ubwo kano kantu kajyanye muri shape muri izi, ubwo naka ngaka kandi ubwo ndaza urabona ko kano gasa naka ngaka. Ubwo nzaza nerure kano karaha, urabona niko nzaterura